wese yandikishije iby'urukundo rwe. Mukunzi ikiganiro Sanga Yesu Akura Amahoro, tuze mwanya muze kuganira ku ijambo ry'Imana. Umunsi turakomeza ikiganiro twatangiye ni cya gatandatu uyu munsi, nise ngo mbese wemerewe gusengana n'abakristo mugira ibyo mutumva kimwe. Reka dusenge mbere yuko dukomeza. Mana nziza, Mana mw'icyubahiro, gushimiye uyu mwanya mwiza duhaye kuganira ku ijambo ryawe. Papa ndagusabye ngo ibyo ubona bikwiriye rwose byafasha benshi bari byo bisohokamo, kandi ndagusabye Papa kugira ngo muzakurikira wese azafashwe. Mukawera nyobore rwose, bisabye mu izina rya Yesu, amen. Nabwo rero ko uyu munsi ari ikiganiro cya gatandatu. Nkuko nakomeje kubivuga, akenshi itorero umuntu abarizwamo niyo avuga ati niho nahisemo, niho heza, dufite ibintu byiza rwose, Imana ishimwe ko mufite ibintu byiza. Ariko twasanze ko kugeza ubu twasanze ko nubwo itorero riba ryiza rifite ibintu byiza, ariko hari icyo bakugira ku bandi bakristo, cyangwa nabyo biri byiza ufite ukaba wabigeza no ku bandi rwose. Kuko mwese mufite duhuje Bibiliya, turabagenzi tugana mu ijuru. Ubwo rero twagerageje kureba mbese niki, tumaze kureba ibintu bibiri. Twabonye ko hari amatorero ashyira imbaraga cyane mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni wo musingi w'ukuri w'ubukristo, ijambo ry'Imana. Ubwo rero hari amatorero rwose ashyira imbaraga mu ijambo ry'Imana, ni byiza cyane, Imana ishimwe. Niba wanyu batarishyiramo imbaraga, mukagenda kwa mwakwizwa umunsi wose musenga, muhimbaza, muririmba, ariko ijambo ry'Imana nta gaciro rifite, icyo gihe wakugira kuri wa bandi gutinda wiga ijambo ry'Imana, ko ni wo musingi wa byose. Ubwo rero twabonye nanone ko imbaraga y'Umwuka Wera ari ingenzi. Twabonye ko intumwa zamaranye na Yesu imyaka 3 n'igice, barasize byose baramukurikira, babona ibitangaza ko, ariko Yesu yarinze apfa, nta mbaraga bafite rwose. Petero aramwihakanye ku munota wa nyuma ati imbere y'umuja. Ariko noneho tukabona amaze kubatizwa mu Mwuka Wera, simbisubiramo, Petero yahindutse n'abandi barahindutse. Ariko turivugira cyane cyane Petero ko yahindutse imbere y'abati, nimwe mwamwishe, dore mbese umunsi umwe abantu 3,000 barabatizwa, bari hano barabatizwa, imbaraga y'Umwuka Wera. None naravuze ngo n'ibitoro ryanyu nta mbaraga bashyira mu bya Mwuka Wera, kuko niryo banga ry'umukristo. N'ubundi twasanze ko ukwiye kuvuga utirika bari abantu tubigireho imbaraga y'Umwuka Wera. Imbaraga y'Umwuka Wera niyo ituma twavuga ijambo ry'Imana. Imbaraga y'Umwuka Wera niyo yatuma twirukana abadayimoni. Niyo murage Yesu yasigiye abigishwa ati muzirukana abadayimoni mu izina ryanjye, muzaririmbika buganza kwa barwayi bakire. Mbese simbigarukaho, ariko nibyo twabonye mushize imbaraga y'Umwuka Wera, ko niba iwanyu batabishyiramo imbaraga, ukwiye kubyigira kuvuga utirika twige. Sima ngo muhindure idini, no, intego yanjye zo ngo hindura itorero rusengera mu ya ibyiza ufite bigeze kushaka kuko bigeza ku bandi. Noneho rero ibyo wakugira ku bandi n'ubyige. Yes, niyo ntego yanjye, ntabwo intego yanjye ngo va mu itorero rye muri nta nubwo njya mvuga itorero hano. Icya gatatu rero kijyanye n'ibyo bintu tukwiye mu Kristo akwiye kumenya, ni ikijyanye no gutinda gusenga, gutinda imbere y'Imana. Mu itorero ryanyu niba batakutoza gutinda imbere y'Imana, mukamwahura mukiga ijambo ry'Imana, mukaririmba, mugagira gute, bakabwiza bakagira gute, ariko batakura kumenyeje gutinda imbere y'Imana, wowe simva gutinda imbere y'Imana muri benshi gutya, wabiryana byo ni byiza cyane, ko wenyine we n'Imana yawe wenyine, hantu usanga batabishyiramo imbaraga rwose. Reka rero sinshaka kuvuga ibintu nivugiye ngenyine, reka turebe Yesu. Reka nsome muri Mariko igice cya 1:35. Nuko musekera byuka, arasohoka ajya mu butayu asengerayo. Ariko reka yenda mere haruguru nibyo byiza. Reka mere haruguru kuri 34. Akiza benshi bari barwaye indwara zitari zimwe, yirukana abadayimoni benshi, ntiyabakundira ko bavuga kuko bari bamuzi. Nuko musekera byuka, arasohoka ajya mu butayu asengerayo. Musekera azinduka, kandi yari yaryamye rwose yarushye mu byukuri, ariko ngo arazinduka ajya wenyine. Simoni n'abandi bari kumwe nawe baramukurikira, bamubonye baramubwira bati abantu bose baragushaka. Hano turabona ko Yesu yazindutse kare, wese kimwe bigiraga no kwavuze, ariko karakamenyero ko kuzinduka kare, ariko hano baravuga ngo azinduka kare. Ikirenzeho rero, reka turebe muri Luka igice cya 6. Luka igice cya 6 turasoma ku murongo wa 11 tugere kuri 13 mwumve. Ahantu haryoshye cyane.
reka mpere ku murongo gatandatu Luka 6:11 ngere kuri 13 mwumve. Maze baza hejuru uhereye hejuru abona ukuntu baziranye barakaye bari ba Kristo bita ba Kristo bari abayahudi abayobozi b'idini abayisirayeli kubera ko akije umuntu ku munsi w'isabato ngo bazaranywa n'uburakari. Maze bazaranywa n'uburakari bajya inama yuko bazagenza Yesu. Nuko muri iyo minsi avayo ajya ku musozi gusenga akesha ijoro asenga Imana. Yes. Yari afite ibibazo ngo bashaka ukuntu bazamwica aravuga ati ajya kwiherera. Noneho yarigera iherera ijoro ryose kanogere masubiremo. Nuko muri iyo minsi avayo ajya ku musozi gusenga akesha ijoro ryose asenga Imana wenyine. Ijoro rikeye hamagara abigishwa be atoranyamo 12 abita intumwa. Reka mvuge ngo hano yakesha ijoro ryose uriya murongo ubanza 11 yatubwira ukuntu ibibazo yari afite. Barashaka kumwica bazanywa n'uburakari bajya inama yuko bazagenza Yesu. Tuzi ko yari inama yo kumwica. Ubwo nuvuga ngo uhuye n'ikibazo kikuremereye abantu barashaka kukwica barashaka kwirukana ku kazi barashaka kugambanira barakugira gute byari byose. Fata umwanya utinda imbere y'Imana. Turabona ko Yesu afite ikibazo cy'abari abantu. Ariko noneho uretse kuvuga ngo asubizwemo imbaraga yegereye Imana bonyine ijoro ryose ngo arikise ijoro ryose. Turabona ko bukeye donc reka nongere masome. Nuko muri iyo minsi avayo ajya ku musozi icyo gihe muri iyo minsi bashaka kunwa bazamwica ajya ku musozi gusenga akesha ijoro ryose asenga. Mwumve rero 13 ijoro rikeye ahamagara abigishwa be atoranyamo 12 abita intumwa. Donc gutina imbere y'Imana ryasho ryose ari buvuta Imana bya ibibazo dore ukuntu bamirede n'iki byose. Ariko none havuga ati Imana uranyobore ndamwicara nk'umuntu koko bwakeye ava yara ijoro ryose asenga agomba gutoranya intumwa 12. Shuti yanjye icyemezo ufata gutinda imbere y'Imana bigusubizamo imbaraga biraguhumuriza. Gutinda imbere y'Imana birakuyobora. Akenshi ibyemezo mfata nkunda gusenga mfuka imbere y'igitanda cyanjye. Ariko ibitekerezo bije mfukamye aho hantu ni ibitekerezo nk'agaciro kandi bikazagira icyo bigeraho. Akenshi rwose iyo mfukamye senga nkunda gusenga mfuka Imana aricyo gihe mba ni imbere y'Imana ibitekerezo bikaza kandi bikazabona kuko mba ni imbere y'Imana nyine. Hano rero shuti yanjye ndagira ngo nkubwire ngo buri munsi dufata ibyemezo. Yego bihari biremere bitarimo ariko ukwiye gutinda imbere y'Imana ibyemezo ufata gusubizwamo imbaraga kuyoborwa. Aha rero ikindi kintu uretse gutinda imbere y'Imana hari ko hari bavuga ati umuntu akwiye gutanga ni cya 10 cy'amasaha 24 cy'umunsi Imana yamuhaye. Amasaha 24 dufite ku munsi n'aba president bari bakomeye bose turanganye amasaha. Ese cya 10 saha amasaha 2 gusa n'iminota 40. None se ntaga mwanya uganute. None suretse gusoma niba mvuze ntireka mare nta gutangira ku isaha y'ubwa mbere hari n'abatabari iminota 30 nimwe twasenganaga nabwo tugiye kumara umuntu amagiye kumara iminota 10 umuntu ari imbere ati turamara iminota 10 tuvuga iki ndumirwa. Ariko reka nkubwire kuretse ko wazana Imana bya bibazo byawe ikaguhumuriza ikakuyobora mu byemezo ufata. Ariko ikindi kintu nge maraho umwanya no kwihimbaza ukayihimbariza ibyiza yakoze ukayihimbariza kuhumeka ukayihimbariza ko wayimenye yakwimenyesheje ukayimenyesha kuri umwana w'Imana ukayihimbariza birahari byinshi cyane wayihimbariza we rwose ukayihimbaza. Ariko noneho ikindi kintu gitwara umwanya kuba abanyamasengesho bazi gutinda imbere y'Imana ni ukuba umunyamasengesho kuba intercesseur cyangwa kuba umunyamasengesho. Nuvuga ngo umunyamasengesho ni wawundi uzana ibibazo bitari ibyo ku giti cye ntabwo urwaye uri muzima urwo rwawe rumeze neza ariko ukazana bya bindi ugomba kwereka Imana. Reka mpere kuri reka nsome muri Ezekiel igice cya 22 umurongo wa 30. Ezekiel umuhanuzi Ezekiel rwose ni ahantu nkunda cyane. Ezekiel igice cya 22 umurongo wa 30 umva ukuntu havuga. Hejuru bavuga ukuntu byabaye nabi abatambye abahanuzi biki byose byabaye nabi we bimeze nabi na pastor n'iki byose. Noneho urumva rero ukuntu havuga. Haravuga ngo kandi nashatse umuntu muri bo wasa n'inkike ngo ahagarare imbere yanjye mu cyuho ahagarariye igihugu kugira ngo ntakirimbura ariko ntawe nabonye. Yes. Kuki utavuga uti Imana ndaje ngewe mpagaze mu cyoho cy'igihugu cyanjye mpagaze mu cyo cy'itorero ugatakambira abantu bashwana ugatakambira abari mu busamyi ugatakambira
ibyo urutonde yes abayobozi kuko ijambo ry'Imana tuvuga ngo dusengere n'abayobozi ugasenga turebye mu Efeso igice cya 6:18 haravuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Kuba umwinginzi bora niyo jambo nyaryo, kuba umwinginzi kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabira abera bose. Yes, usabira abera bose, usabire n'abatarakiza, usabire ingo zisenyuka, usabire abana bananiranye, usabire abari mu rumogi, usabire abatinganye, basabire bihane. Donc gutinda imbere y'Imana akenshi abavuga ngo ndatinda nk'iki, ariko ni ibintu byo gusengera birahari. Harimo gusengera abera bose. Aha rero nshuti yanjye ndagira ngo ntabwo wavuga, ndagira ngo ufate icyemezo. Niba ahantu usengera batabatoza gutinda imbere y'Imana, we ubyige rwose. Hariya muri Yesaya 62, Yesaya ndamukunda cyane, Yesaya 62 mwumva ukuntu avuga, ndetse 67. Ndubona kubwira ibintu byatuma utinda imbere y'Imana. Haravuga ngo yewe Yerusalemu cyangwa yewe Rwanda, yongeza aravuga yewe muri biranitse Rwanda, yewe Rwanda shize abarinzi ku nkikiri zawe, ntibazacicika ku manywa na nijoro. Yemwe abibutsi witeka ntimugatuze. Yes, nibutwe n'imodoka, nibujya n'umuhanda, niwazana amasahani ugira gute, imbere y'Imana senga udasiba, senga udatuza. Ntimugatuze ni kwanditse kandi mukamuhwemere. Kutuvuga ngo nuvuga kumushyiraho igitutu rwose, Imana ikatuyo yamana dore kandi mukamuhwemere kugeza ubwo azakomeza Yerusalemu akahindurira ishimwe mu isi. Yes, sengera igihugu, sengera itorero, sengera abana banane, byari byose navugaga, ariko wige gutinda imbere y'Imana. Ndangize no nshuti yanjye, reka ndekera, ariko ndagira ngo nongere mvuge ngo turimo kureba ibintu by'ingenzi iwanyu ushobora kuba bidahari, ukaba wabyiga. Niba bihari bigeze ku bandi, ariko urebe donc ibyiza ufite, reba ukuntu wabigeza ku bandi, ibyiza bafite ubirebe ukuntu wabyiga. Ariko icyo nsubiza ikibazo rero, biremerewe ko wasengana n'abakristo mutize, mufite ibyo mudahuza, kuko hari ibyo wabigiraho, hari n'ibyo bakwabiye, hari ibyo wabigiraho n'ibyo bakwigiraho. Soza rero n'ubundi reka dusenge, ariko nshuti yanjye nagira nkubwire ngo iga gutinda imbere y'Imana. Yesu niwe ari Imana se, nubwo ari yambaye umuriro wa kimuntu, akazinduka butaracya, akajya ku musozi wenyine, akunda akesha ijoro asenga, kandi yari Imana koko. Wowe urinde wavuga ngo nta mwanya ufite? Oya, iga gutinda imbere y'Imana wenyine. Dusengane mu muryango, birumvikana, niba bagukundiye musengane, ariko we nawe n'Imana yawe wiga gutinda imbere y'Imana. Umva ari isomo ry'uyu munsi nagira ngo rwose ufate. Ikaro dusoza dusenge. Nyagora kwa Mana ishobora byose, tuje imbere tugushima. Tugushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye ko Bibiliya yuzuye. Yesu yaje kutubera urugero rwiza, yaraziruka akajya gusenga butaracya. Hari n'igihe hano hatubwira ko yari ijoro ryose asenga, ndiba ko atari rimwe ari kabiri, byari kenshi. Ndasabira buri wese kuri iki kiganiro kugira ngo niba ibyo bintu atabikoraga abyige, kuko ibyo gukora birahari. Akaguhimbaza, akagushimira, agasengera bya bintu byose twabonye papa, akamenya gutinda imbere yawe, kuko ibyo gusengera byo birahari. Mana, ntabwo tugomba gusana, tugomba kwikebagura. Cyo tuzi nuko iyo tukubwiye utwumva, twisabye mu izina rya Yesu, amen.